Gatwongere tubahe ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi dufite umushitsi udasanzwe, no umushitsi w'imena. Benshi bagiye bumva Oze Ruhumuriza, benshi bakunze gukurikirana Umurage TV, ariko uyu munsi twagiriwe amahirwe adasanzwe kugira ngo tumubone muri studio zacu. Twagufashe tugutunguye. Oze ninde? Tubwire kunjamake. Cyo kibazo kigoye. Kandi kigoye. Okay, wenda navuga cyane uko abantu banzi cyane muri media. Amazina ni Oze Muhasha Ruhumuriza. Nkaba mpagarariye ikinyamakuru gitangaza igasakaza inkuru cyane cyane zibanda ku karere, cyane cyane k'imisozi miremire. Ndubatse, mfite abana 4, ntuye hano muri Amerika. Ndagira nuko. Oze, ubuzima bwawe bw'itangazamakuru cyane cyane nibyo twibandaho. Wabutangiriye he? Byatangiye gute? Byaje gute? Ubuzima bw'itangazamakuru nabutangiye kera. Nkunze kubwira abantu nakoraga mu binyamakuru byandika tutaraza hano. Ndi umwanditsi mwiza niko navuga. Nyuma yaho nibwo bitewe n'ibibazo byari mu karere k'imisozi miremire atagira itangazamakuru, nibwo twagize umutwaro kuva ngo reka dukore noneho tuve mu nkuru zo kwandika tubashe gukora noneho inkuru z'amashusho ndetse n'amajwi, aho wabonaga abanyamuringa batagira kivugira, baturage ntawe ushobora kuvuga ubuzima bwabo. So hanyuma twaje gukora ikigo bita Umurage, ariko intego yacu ari kuvuga ngo ni uguhuza diaspora ndetse n'abasigaye muri gakondo. So tuza rero kubikora, navuga ngo biraduhira kuko twatanze umusanzu wacu nk'uko twabitekerezaga, kandi umumaro twarawubonye, ndetse kugeza n'uyu munsi wa none n'icyo ngicyo dukora. So kuba muri make itangazamakuru naritangiye kera, dore ko mfiteho na notion yo kuba narabashe gufata amasomo y'itangazamakuru. Iyo uvuga ngo mwatangije Umurage, iyo ni bangahe cyangwa se mwari bangahe? Ubundi harabambona nje nyine ariko tunahereye no kuri iri zina Umurage, mfite abantu twicaye bararikora. So wenda uyu munsi ntago abyanyorohera guhitamo avuga mu itangazamakuru, ariko turi team y'abantu dukorana, tuje inama. Nubwo uyu munsi wa none arinje mushobora kubona ukora cyane kuri kamera, hari benshi muzi twagiye dukorana, abasore benshi n'ubu bafite ama YouTube channel yabo bagiye banyura mu kigo cacu. Ni ukuvuga ngo dufite team itarintoye. Turashobora kutubwira zimwe mu mbogamizi wagiye uhura nazo mu itangazamakuru cyangwa se izo ugifite kuri none? Urebye muri rusange imbogamizi zihari ku itangazamakuru nyamurenge ryahuye nazo, twahugiye duhura nazo, harimo kubona amakuru biragoye. Ushobora kubwira umuntu ngo naguhe amakuru, naguhe ikiganiro, umuntu rwose akakwangira, akakwereka ngo ugiye kuncuruza, urashaka views, kunjanye muri politike, ibintu nk'ibyo. None ugasanga habaye kwimana amakuru. Cya kabiri, ntago abantu bacu abanyamurenge, cyane cyane abasigaye nko mu gihugu, yewe n'abamanutse kwibarabara, hari ukuntu batarumva neza agaciro k'itangazamakuru, ngo yumve ko igihugu ikiganiro kiri bugirire umumaro abantu bari bugikurikire, mbese nawe atanze umusanzu wiwe muri ico kintu ushaka kumubaza. Izindi mbogamizi dufite ubu nyine, tubwira imbogamizi zaho dukorera. Nimba twe dukorera hano tugakora no mu Minembwe, hari ibibazo bya internet, uburyo amakuru ashobora kugeraho byihuse. Ibyo nabyo biratugora.
mbere abanyamakuru bacu bagiye bagira za menasi nyinshi, ariko kuri ubu nyine bimeze neza, navuga ngo kubijanye n'umutekano wabo aho ni sawa. Natwe ku rundi ruhande hari abadashimishwa n'ibyo tuvuga, ugasanga nyine amata karaba. Mwagiye mubona yuko twaratangiye, twari dufite channel ifite ibihumbi byinshi by'abantu, ariko baza kugeza igihe barayifunga. Twe kugeza ubu nyine twemeza ko iyafunzwe izira impamvu za politiki, kuko icyo twakoraga cyo kuvugira abaturage arico ushaka kubarimbura atashatse ko dukomeza, kugira ngo dukomeze dukore ubuvugizi. Urebye imbogamizi ni nyinshi n'uyu munsi tugihura nazo, ariko nibura ubu nyine itangazamakuru abantu bari kuryumva, bararisobanukiwe. Gusa itangazamakuru muri rusange mu Banyamulenge ko navuga ubu riratandukanye. Hari uza akavuga ko waje gutangaza itangazamakuru, ko wareba mu nkuru akora ugasanga ntabwo ari itangazamakuru. Gusa haracyari ico kibazo cyo kumenya itangazamakuru ni iki, iritari itangazamakuru ni irihe. Murakoze. Muri make uvuze yuko cyane cyane ico nanifite kugikoraho cy'umuntu uja kuri kamera cyangwa se akaja ku, reka tuvuge ku muhora wa YouTube, akaja gutukana. Izo ntitubitindaho cyane kuko umuntu wese afite uburenganzira bw'ibyo akora, ariko se iyo ubona iryo tangazamakuru ryinjiye mu matiku cyangwa se gutukana, kuko umunyamurenge wese yagiye yarangwa n'indangagaciro zo kwiyubaha no kubaha abandi. Iyo ubona ibyo kera byinjiye mu itangazamakuru wari usanzwe ukora n'abandi bakora, uko kubavangira ubona byica iki mu gihe ibyo ngibyo bifite isano byo mu gihe usaba umuntu ikiganiro akakwima cyangwa se akavuga ati sinkeneye kuja mu itangazamakuru, kuko hari abantu benshi bagiye banduza iyo sura. Aho urabona ari iki gishobora kugarura iyo nshusho? Urebye ibi dukora kenshi navuga ngo ntabwo byujuje ubunyamwuga, ku buryo umuntu yakwicara akama byita ngo n'itangazamakuru. Je nkuza kubwira abagenzi banje yuko ibi dukora n'ubuvugizi, ni advocacy, ariko ntabwo ari itangazamakuru, kuko itangazamakuru rifite ibirigenga. Mbere yo kurikora hari amabwiriza ugomba gukurikiza. Iyo rero umuntu ashobora guhaguruka akakoresha imvugo zitarizo, nibyo navuze ngo abanyarwanda bakunze kuvuga ngo ni irondo ryivanze n'ibisambo. Yego. Ariko mu kuri guhari byakagombye kuba byiza umuntu wese ugiye gukoresha mikro ku buryo ashobora gukoresha imvugo nziza iboneye, nubwo utabara wari igitangazamakuru, ariko nibura icyo ugiye guha abantu ukagereza gukoresha imvugo iboneye kandi irimo kubaha. Ibyo nibura bishobora gutuma umuntu anakurikirana n'ibyawe, noneho ntanabashe no kugira ikibazo cyo kuvuga ngo ndaja kuri mikro nanje ejo bazantuke. Mu kuri guhari urebye ico co iyo bikorwa birangiza navuga ngo iyi nzira turimo yo kugira ngo tuzagira itangazamakuru ry'umwuga. Urebye itangazamakuru ryawe cyangwa se tukiri kuri iyo sije, niki cyangwa se nirihe banga ukoresha kugira ngo ukore itangazamakuru ku buryo ubona rinonosoye cyangwa se rizamuka? Aho ugeze ni hehe ubu nyine? Sinzi aho ngeze. Abantu mwe mudukurikira, ariko ibyo arizo byose umuntu azamenya ati aho navuye naho ngeze ugeze. Okay. Urebye hari ico nishimira, hari intambwe nishimira umusanzu twatanze, uruhare twagize mu itangazamakuru cyangwa se mu gusakaza amakuru iwacu, ariko ishingiro rya byose nuko twagiye dushira ukuri imbere. Tuvuga ibintu z'ukuri, ntuzaze kuri mikro ufite marangamutima, unazamure n'amarangamutima y'abantu, uzi ufite ukuri. Niyo mpamvu uzabona njewe kenshi n'abatumirwa ngira shaka abatumirwa abantu bazi babaye muri ibyo bintu, kandi cyane cyane bari kuri tele, bafite inararibonye, ibyo tugiye kuganiraho babizi babisobanukiwe. Ariko sinaje uri hano muri Amerika, ntabwo nohera n'akazi rimwe ngeze na kabiri ngeze n'iyinga mpaye mvuga amakuru y'imuhira kuhibereye.
ibyo zose ayo makuru njewe no yamenya gute ku buryo no fatinga ryose ndi kuvuga ayo makuru nk'umuntu uriyo. Ariko iyo uhamagaye umushefu ugahamagara umuntu uriyo ugahamagara ukamubaza uri kuri tele, iyi nkuru igira agaciro kandi bayujuje ubuziranenge. Turangiza muri iki kiganiro, mu gihe kiri imbere inzira zabonetse iwacu, urateganya kuzaje iwacu ryari? Umunsi wahageze niki uzakora mbere? Ndarwaye, niyo ndwara mfite indwara yo kujayo. Ikintu nzakora subwo niki, nkeneye nza mvuga ngo nimba aho nzoshira ari Bukavu, zakomeza Nyangezi ikaziba mu Rurambo, nkomeze ngere ku Ndondo, nkomeze ngere muco hagati, nkomeze ngere mu Mikenke, ngere mu Minembwe, nje Rugezi, ngere mu Mibunda. No kuvuga ngo nifuza kuzagenda n'amaguru, wenda dufite ibikoresho bihagije, dufite amakamera ahagije, kandi nawe tuzojana dufite za drone zacu, ku buryo uzazohereza drone ikakuzanira amashusho meza y'iwacu ameze neza. No kuvuga ngo kira gihugu cyose tube dufite image yacu mu buryo bugezweho. Ndifuza kugenda nkagenda ndi umuntu uzagenda ashika akagaragariza isi, akagaragariza abanyamurenge bavuye muri imuhira imurenge ishusho ya kiriya gihugu ya nyacu. Bizaba karusho mu gihe ashobora kugenda nka timu y'abasore 20 hano bagahaguruka mu Rwanda, bagahaguruka muri Kenya, none twese tugahurira ahantu hamwe, nimba ari Goma tukazamuka tukaja gusura abavyeyi bacu. Ariko ni igikorwa ciza. Turangiza ikiganiro cacu, message ku rubyiruko ruri hanze. Ejo bundi tuzataha, message ku rubyiruko rwahugiye mu bintu bidafite umumaro. Niki ushobora kubwira urubyiruko? Ni yihe nama ushobora kubaha ku buryo nuzasubira iwacu azagira icyo asubiranye? Kuko twese tuzasubirayo, dusubira mu office, hari abazasubira kwisuka. Ariko se mu gihe hakiri imbere, niki ushobora kubwira urwo rubyiruko? Abone njewe ndikorera, ninjiye mu Kinyarwanda bazabita mu bushabitse, ninjiye muri gahunda yo kwikorera, kwihangira imirimo. Sintekereza ko umuntu hano muri Amerika yagombye gutekereza kuzaje muri office. Umuntu hano muri Amerika yakwiriye gutekereza kugenda yikorera, akumva ari kuri iyo standard yo kugenda akikorera. Muri uko kwikorera rero, nimba tuvuze ngo wowe David iwanyu mu Bijombo uguzure ya musozi wose uzawukubitaho umudugudu w'amazu, nibyo bikwiriye. Ariko umunsi wagira office Uvira Ibukavu ukayicaramo, nuko nyine uba wicayeho. Ariko kuba warageze muri iki gihugu, umuntu wese wageze muri iki gihugu cyane cyane agomba kwagura intekerezo, akumva yuko agomba kuzava hano agiye kwikorera. Jewe nimba ndi hano dukora bino bikorwa nawe samaradiyo n'ama YouTube, ugomba gutekereza yuko umunsi watashe ugomba kuza ufite ikigo gikomeye gitangaza amakuru, ko niko kuzamura umurenge no kwateza imbere. Ariko umuntu abaje mu office bayibarekere, nabo bagomba kuboneka bakajamo. Ariko umubare munini abasore bari hirya no hino, igihe cyo gutaha kiregereje, bashaka ubumenyi, dutahe dufite ibikorwa dutahanye. Reka twongere kandi tubahe ikaze ndetse tunabashimire kuba mwabanye natwe muri ibiganiro. Iki kiganiro kirashobora kuba cabaye kigufi, kandi murashobora kuba mwari mwifuje kumva byinshi, ariko niko umwanya wacu umeze. Waba ufite ico wifuza kunganira cyangwa se kutwandikira, twandikire muri comment cyangwa se ugire ico utubwiye. Oze twongeye kandi kugushimira. Murakoze cyane. Naje rishimiye kubonana nawe ndetse no muri studio yawe. Murakoze cyane.